call me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. You call me a god. 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 I don't know how to stop. I just go till I drop. Whether it's working or shots, give it all that I got. You can watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. You wanna cross me, cool, not intelligent. Cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me, put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly. Never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady. Umugore gutandukanye n'andi mezi tuzi ya Kinyarwanda nka Mutarama, Gashyantare ndetse n'andi. Ukwezi k'umugore ni igihe kibarirwa mu minsi hagati ya 21 kugera kuri 35. Iyo ufite ukwezi kuri munsi y'iyo minsi 21 uba ufite iminsi mike cyane, cyangwa se niyo ufite ukwezi kuri hejuru ya 35 icyo gihe uba ufite ukwezi gufite iminsi myinshi cyane. Uba usabwa kwihutira kwegera abaganga bakaba bagufasha. Turaje na part 2. Ubu tugiye gutangirira kuri kwa kwezi k'umugore cyangwa se umukobwa guhindagurika. Ikintu cya mbere ari cyo navuga ngo ni nk'urufunguzo turakizi twese, nuko baranditse amatariki wagiriye mu mihango mu gihe cy'amezi 6. Nkuko murimo kubibona natwe turayafite nk'urugero rwo kwifashisha. Urugero rw'umukobwa wacu reka tumwite Aline. Aline yanditse amatariki y'amezi 6 yikurikiranyije kugira ngo nawe tumubarire. Noneho mu kwezi kwa mbere yagiye mu mihango ku itariki ya mbere z'ukwa mbere mu 2022. Ukwezi kukurikiraho kwatangiye kuri 31 z'ukwa mbere. Kwa gatatu gutangira kuri 2 z'ukwa gatatu. No kuvuga ngo noneho tugiye gutangira kubara. Kugira ngo tubare iminsi y'ukwezi kwa mbere kwe turabara kuva ku kwezi kwa mbere ariko ya mbere z'ukwa mbere kugera ku itariki ibanziriza iyi ngiyi yagiriyemo mu mihango ya kabiri. No kuvuga ngo iyi 31 turebe itariki ibanziriza ubwo ni ya 30 z'ukwa mbere. Turabara noneho iminsi hagati ya mbere z'ukwa mbere na 30 z'ukwa mbere. Aho turabona iminsi 30. Twongere tubare iminsi hagati ya 31 z'ukwa mbere ndetse n'itariki ya mbere z'ukwa gatatu. Aha turabona iminsi 31. Ahangaha ushobora kwibaza ngo hano ngo Aline yatarutse ukwezi ngo mu kwezi kwa kabiri ntabwo yigeze abona imihango. Iyo twebwe iby'amezi asanzwe tuzi mu Kinyarwanda ntabwo tuyita mu kwezi kwa kabiri nta mihango yabonye, ariko nta kibazo kibirimo. Yongeye kuyibona mu kwa gatatu. Noneho kugira ngo twongere kubara turabara kuva kuri 2 kugera kuri 2 z'ukwa gatatu kugera kuri 20 z'ukwa gatatu. Nanone turabona iminsi 27. Twongere tubare tugere kuri 26 z'ukwa kane. Tuze kubona iminsi 20. Twongere tubare kuva kuri 27 z'ukwa kane kugera kuri 30 z'ukwa gatanu. Tubone iminsi 34. Tumaze kubara iminsi ya Aline mu gihe cy'amezi 6, turabona ko iminsi ye
ukwezi kwagize iminsi mike kwagize iminsi 27, ndetse n'ukwezi kwagize iminsi myinshi cyane kwagize 34. Ni ukuvuga ngo ukwezi kwa Aline kuri hagati y'iminsi 27 ndetse na 34. Aha nicyo navugaga cyo kuvuga ngo umuntu iyo afite ukwezi guhindagurika cyangwa se ukwezi kugira iminsi ihindagurika, iminsi ibiri muri range. Iyo agiye kukubwira iminsi igize ukwezi kwe akubwira range, ngo akubwira ngo ukwezi kwanjye kugizwe n'iminsi 25 oya cyangwa 30 oya, ahubwo akubwira ngo kuri hagati ya 25 n'iyi cyangwa se hagati y'iyi. Niyo mpamvu rero na Aline ukwezi kwe gufite 27 kugera kuri 34. Aha rero turahita twibuka ikintu cya mbere ugitekereza mu mutwe iyo umaze kubona iyi minsi yawe mu gihe cy'amezi 6 umaze kubona uko ingana. Ikintu gihita kikuza mu mutwe ni ya mibare ibiri ariyo 18 ndetse na 11. Iyi ngiyo niyo mibare wifashisha kugira ngo ubashe kumenya iminsi yawe y'uburumbuke. Umuntu wacizwe na part 1 ashobora kuba atazi iby'imibare, ariko niyo idufasha kuba wamenya iminsi y'uburumbuke nyuma yo kubara ukabona iminsi igize ukwezi kwawe. Aha ufata iminsi mike igize ukwezi kwawe, Aline iye ni 27, noneho iminsi mike niyo ukuramo 18. No ugafata n'iminsi myinshi ariyo 34 nk'uko twabibonye ugakuramo 11. 27 ukuramo 18 turabona 9. Noneho na 34 gukoramo 11 turabona 23. Ni ukuvuga ngo Aline kuva ku munsi wa 9 kugera ku munsi wa 23 azaba ari mu burumbuke, cyangwa se azaba ashobora kuba yatwita igihe akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ushobora kwibaza ngo ko afite igihe kirekire cyane cyangwa se iminsi myinshi y'uburumbuke. Impamvu ni uko iminsi ye igize ukwezi kwe iratandukana cyane. Ntabwo wamenya ngo ovulation ye cyangwa se igi rye rizasohoka ryari mu mirerantanga ku buryo byahura n'intangangabo bigakora urusoro ruzatanga umwana. Rero niyo mpamvu ubundi twari tuzi ko ovulation cyangwa se igi risohoka mu mirerantanga mbere y'iminsi 14 yuko ujya mu mihango. Iyo aragira ukwezi kw'iminsi 34, ubwo ni ukuvuga ngo igi riba risohoka ku munsi wa 20. Ariko nanone uramutse aragira iminsi 27, ubwo twakuramo 14 tukabona 13. Yaba aragira ukwezi kw'iminsi 30, wakuramo 14 ukabona 16. Ni ukuvuga ngo ntabwo waba shuwa yo kuvuga ngo ku kwezi noneho azagira iminsi ngahe ku buryo wahita umenya ngo ovulation ye izaba kuri uyu munsi, ngo noneho uhita uvuga ngo ndakuramo ya minsi 5 iyi ntangangabo yategereza igatanga umwana, noneho ngo nongereho n'indi minsi 3 nyuma ya ovulation. Oya, ntabwo byashoboka kubera ko we agira iminsi ihindagurika. Ntabwo waba uri shuwa yo kumenya ngo iki gihe nibwo igi rye rizasohoka. Niyo mpamvu rero kugira ngo yirinde gusama atabishaka, azahira ku munsi wa 9 yirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye mu gihe yaba adashaka gutwita. Ni ukuvuga ngo ku munsi wa 9 kugera ku munsi wa 23 agiriwe inama yo kureka gukora sex, cyangwa se niba yifuza kubyara ni igihe cyo kuba yakora sex kugira ngo agerageze amahirwe yo kuba yatwita. Ikindi, abantu bafite ukwezi guhindagurika cyangwa se gufite iminsi ihindagurika, biba bigoye kuba wavuga ngo ovulation ye ni uyu munsi. Bivuze ko nanone kuba yamenya ngo igi ryanjye ryasohotse uyu munsi ni wo munsi ufite amahirwe yo kuba natwita byihuse, biragoye. Niyo mpamvu ku muntu ushaka gutwita akaba afite ukwezi kw'iminsi ihindagurika, agiriwe inama yo kugerageza iyi minsi yose burumbuke, ariko nta munsi urimo washinga hagati ngo uvuge ngo
uyu nguyu nzatwita byanga byakunda cyane ko uba utazi umunsi wa nyawo uzagiriraho ovulation. Murumva ko rero bigoranye cyane ugereranyije na wa mukobwa ufite iminsi yahinduka wundi ubuzi ngo uko mbere y'iminsi 14 iryanjye ryasohotse cyangwa se ovulation yanjye yabaye, akaba azi neza igihe yatwita byoroshye. Guys, ndizera ko rero byumvikanye, kandi niba hari kitumvikanye cyangwa se ukaba ufite igitekerezo cyangwa se icyifuzo wacyandika muri comment. Imbuga nkoranyambaga zanjye ziri muri video, nanone mu gihe waba ushaka kunyandikira wanyandikira inbox nkaba nagusubiza ku kibazo n'icyifuzo ufite. I'm here for you. Ikindi, niba wumva wakunze iyi video wampa like kandi ugakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona izindi video nzajya ngenda uploadinga. Ikindi, ugakora share ugasangiza iyi video inshuti zawe kugira ngo dukomeze kungurana ubumenyi. I love you guys. Reka tusabana muri video utaha. Bye.